nanjye Samuel nakomeje kumubona, hari na Mutoni Alice, hakaba na Abina Lydia. Abo ngabo ni muri bamwe mu batangiye iyi korali. Itangira ari groupe y'abo bantu barindwi basabaga umwanya wo gushima Imana ku cyumweru, hamwe n'abandi banyeshuri bagiye babiyungaho umwe ku wundi bagashima Imana ku cyumweru. Bigezeho bagenda bahamagarira n'abandi banyeshuri babaga bari mu materaniro ati abanyeshuri basigara bakabandika bakajya babaririmba. Nuko nguko iyi korali mureba ngaha yavutse. Igihe cy'ibiruhuko cyarangira, ya korali yari imaze kuba yakwitwa korali y'abanyeshuri igeraho ikavaho kubera yuko abantu basubiye ku ishuri. Bagaruka nanone bakongera bakaba korali, bajya kujya mu biruhuko, bava mu biruhuko bagiye gusubira ku ishuri bakabaha nanone ka kanya ko gushima Imana, kuko niko korali yaririmba kwitwa Penuel, bisobanura ngo bebesheje Imana amaso sinapfa. Haleluya. Imana rero yadukoreye ibintu bikomeye cyane birenze uko twabivuga mu mwanya mutoya. Twibuke iminsi ya kera, tubahamagare namwe dufatanye turangurire Imana amaboko ku byo yakoze. Haleluya. Pasiteri Munesha Simeon, ndashima Imana imirimo myiza ibijyanye n'indirimbo Imana ikomeje guteza korali Penuel. Korali Penuel yatangiye igizwe n'abanyeshuri, ariko turashima Imana yuko Imana yabaguye bamaze kubamo abagabo, abadamu ndetse hamwe n'imbaraga z'umwuka wera n'ijambo ry'Imana bateye indirimbo bahanga indirimbo nyinshi zirimo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bigeze kuri no etape cyangwa mu rwego rwo gusohora yabo, turashima Imana yabagejeje kandi turakangurira abantu bose kuryoherwa no kumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu buri muri izi ndirimbo. Imana irakoze. Ndi umuyobozi wa korali Penuel ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR mu mudugudu wa Rukurazo, muri paruwasi ya Rukurazo, akaba ari ku Kimironko. Korali Penuel yatangiye mu mwaka w'2000, yatangiye ari groupe y'abanyeshuri bari barindwi, batangiye ari groupe bakajya basaba gushima Imana mu materaniro mu gihe cy'ibiruhuko. Ibiruhuko byarangira ya korali igasa n'iyibagiranye, ya groupe igasa n'iyibagiranye. Ariko ku myaka yagiye iza, Imana yagiye guteza intambwe. Korali Penuel abantu bari mu mashuri bagenda barangiza n'abandi bagenda baboneka, hanyuma iza kuba korali ihoraho ariko iri korali y'abanyeshuri. Mu mwaka w'2008 nibwo twaje kwitwa izina, kwitwa korali Penuel. Kandi kuva icyo gihe Imana yagiye itugirira neza, igenda iduteza intambwe kugeza ubu ngubu twaba tuvuye ku mubare twaravuye ku mubare w'abantu 7 tukaba tugeze ku mubare w'abantu 70. Turabishimira Imana ko ibana natwe, ni amateka maremare ariko turashimira Imana yitugejeje, kandi tuzi ko ite kutugenza mu bihe biri imbere. Twararikira abantu bose kuzareba iyi ndirimbo kuko irimo indirimbo zirimo ubutumwa bushimira Imana, twishimira imirimo yatukoreye. Birimo indirimbo zibwira abantu, zihumuriza abantu, kubera ko
abantu benshi bahuye n'ibikombe. Rero reka abantu muzaryoherwe tubarekere kuzagira ngo n'izi ndirimbo. Twa Umusenge Samuel, nkaba ndi umutoza w'indirimbo muri Korali Peniel, bitoroshye bikomeye kuko hari n'igihe twageragaho tugakoresha n'indirimbo zitari n'izacu, ariko umunsi wa none dufite indirimbo twahimbye zacu ziri mu byiciro bigeze kuri 3. Dufitemo indirimbo zishima Imana, dufitemo indirimbo zihamagarira abantu kuza kuri Yesu, harimo n'indirimbo zishima Imana. Muri ibyo byiciro byose dufitemo, muri izo ndirimbo zose ni indirimbo nziza, indirimbo zihimbitse mu buryo bwiza, mu majwi meza, amashusho meza. Turabahamagarira mwese kuza kureba izi ndirimbo kuko nzi neza yuko hari icyo zizahindura mu mitima yanyu nimukurikiza amagambo ari muri izi ndirimbo za Korali Peniel. Tubaye tubashimiye buri cyo muzadushyigikira, Imana ibamugisha. Kandi abatoza bacu bagiye badufasha muri izi ndirimbo, turashimira New Melody yatubaye hafi mu kudutoza muri izi ndirimbo kugira ngo tubashe kuzamura imiririmbire yacu. Ariko by'umwihariko turashimira umutoza wacu tuba hafi bya buri munsi, n'inshuti Bosco. Abantu benshi baramuzi, akaba ari umutoza wacu, turamushimira cyane kubwo kwitanga n'umurimo w'Imana yakoze muri Peniel. Imana izabimuhera umugisha ibihe byose. Amen. intambara zikomeye Mana waraziturinze, icyubahiro n'ikibi cyawe